one day naganiriye n'inshuti yanjye ntungurwa no gusanga dufite ibitekerezo bitandukanye cyane, bitandukanye ariko kuri sex. Buri wese afite imyumvire ye kuri sex. Actually ibi nibyo byatumye ngira amatsiko yo kwiga no gushaka kumenya byinshi kuri sex. Guess what I found out? Let's talk about sex today, baby. Iyi nkuru nuyikunda ukore subscribe, like, share, unagira icyo umbwira muri comment. Reka tuvuge kuri sex uyu munsi. Men are likely sex motivated and women are likely love motivated. Abagabo bashaka sex, abagore nabo bashaka urukundo. By nature niko abagabo baremye. Kimwe mu bintu bikomeye bakeneye kuri iyi si ni sex. A man can almost do anything when he wants to have sex. Umugabo yakora byose bishoboka kugira ngo akunde abone just sex. Abone sex gusa. N'umugore kandi nawe ntacyo atakora ngo abone urukundo ku mugabo cyangwa se ku musore arushakaho. Iki hanini nicyo gihuza umugabo n'umugore bakaba married, bakimariya, bakabana. Ariko rero ikibazo ni kimwe. Umwe muri bo cyane cyane umugore ni ugira icyo atanga, ariko we ntagira icyo yakira. Umugore ni udecide igihe azahavingira sex n'umuhungu muri relationship yabo. Ariko n'umusore nawe ni ugena igihe bazashyingiranwa, bazimariye. Baby, ubishatse ushobora kuvuga uti tutarabana nta sex. Musore nawe ushobora kuvuga uti atari nyuma y'imyaka 4 nta marriage, nta mariage. Abagore rero bari naturally givers. Umukobwa yemera gutanga sex ngo abone love, abone marriage. Abagabo rero nabo bari takers, barakira rwose nta kibazo. Umukobwa aho umusore sex agira ngo nawe aramuhicya mwifuzaho. Umutipe nawe nyuma yo kwakira ati thank you. Kwa kundi ubwira umuntu ngo I love you akagusubiza ngo thank you aho kukubwira ngo I love you too. Darling, let me shock you even further. That's what is causing the massive singleness we are getting right now. In case utarubizi, muri iyi minsi nimwe mu mpamvu zikomeye dufite abantu bakuze benshi ariko bakiri single. Umukobwa arageza 35 akiri single, abasore nabo bakageza muri za 40 gushaka ntacyo bibabwiye. Why? If all the women lock up, many would marry every week. Abakobwa badadiye hariya hasi bagafunga, abasore bashaka buri munsi mwajya mubona ubukwe. Trust me, impamvu umusore ageza 37 atarashaka nuko abasha kubona byoroshye cyari kumutera gushaka byihuse. So nta rush, nta pressure, nubundi ntacyo azabona muri marriage adafite aka kanya. Their needs are getting met. Icyo bakeneye barakibona. Abagore dufite mu kiganza cyacu sex, abagabo nabo bafite security, bafite marriage. Uzarebe iyo bapropose umukobwa akambikwa impeta, inshuti ze z'abakobwa ziracerebra, bamukomera amashyi, bakavuza induru, bagaturitsa champagne, kuko icyifuzo cye gikomeye mu buzima bakigezeho. Ariko kuba type ewana, sindabona bava hasi ngo ubone byacitse ngo umujama mugenzi waba propose umukobwa. Nope. Baguha chance gusa bati good luck man, amahirwe masatu, ubundi bakinywera nyine. Why? Kubera iki? Abatipe ikibazo cya mbere kibaza mu mutwe yo mugenzi wabo ateye ivi ni amafaranga y'inzu. Umva uko bo baba baganira. Men, buri asafite ahantu ho kumutuza wangu. Undi nawe ati byahise ko arakabanza gusa yibitseho, no gukodesha nyine nkatwe twese tu. Men, hanze aho ubuzima burakaze wangu. Ibintu by'urugo njyewe sitaki kabisa. Ati naho ntabwo ari nona, si vuba ha kabisa. N'abakobwa bo baba bari muri ibi. Oh swear, tubonye umugabo mwiza. No, kuba ntanze afite sibyo bivuze iki. Harabazivukana. Kizima nuko agukunda wani, cyambere n'urukundo. Uri umunyamahirwe ahubwo kuko utagiye kubyarira iwanyu nkatwe twese. Hani, ubashije kumva neza uburyo ibi bintu bikora, warekeraho gutanga sex byoroshye kugeza nawe ubonye icyo ushaka, ubonye security. Ndavuga marriage, no just ring proposal. Niyo mpamvu bigoye kubona umusore uri serious muri iki gihe. Mukundanye imyaka 5, muryamana buri munsi, hari n'ababana mu nzu hoping that he is going to marry you. Uricaye urategereje ko azagushaka mugashyingirwa nk'umugore n'umugabo. Who pays for the cow when the milk is free? Ninde wagura inka kandi amata ari ubuntu? Think twice, bubu. Men are sex motivated and women are love motivated.
Men trade love to get sex and women trade sex to get love. Abagabo babeshya bagurisha urukundo ngo babone sex, abagore nabo bagatanga sex ngo babone urukundo. Niyo mpamvu umuhungu ashobora gukora buri kimwe cyose kibaho ngo abone sex, ariko iyo amaze kuyibona biba birangiye. Atarabona sex abazi guhamagara mu gitondo saa sita na nijoro, azi kohereza ka message, abazirikana itariki y'amavuko yawe baby, abazi kugura indabo na gift surprises za buri munsi. Ari kukubeshya urukundo ngo abone sex. N'umugore nawe on the other hand, she's trading sex to get love. Agatanga sex ku bwinshi ategereje kubona urukundo. Niyo mpamvu ikibazo cya mbere umukobwa baza umusore bicaye ku buriri nyuma ya sex, nyuma yo kuryamana, aramubaza ati what are we, nge nawe turi iki mu byukuri? Umutipe nawe ati turi iki? What kind of question is that? We are human beings, turi abantu, ubuse mbwira iki kindi? Umukobwa kongera ati honey, do you really love me? Mu byukuri urankunda koko? Kuko umukobwa mu byukuri si sex yaje ashaka, ahubwo yaguhaye sex ngo abone uko munegosiye urukundo. We yaje kunegosiye urukundo aho ngaho. Umusore cyambere ashaka ni sex. Iby'urukundo si ngombwa. Niyo mpamvu buraya burushaho gutera imbere umunsi ku munsi. Si ngombwa ko abakuzi cyangwa gukunda, nope. Icyambere ni sex, ibindi biza nyuma. Nyamara umugore wahubwa icyambere ni ukumenyana, icyambere ni ubushuti, icyambere ni urukundo rugaragara. Kuri we sex ikaza nyuma. Akeneye emotional connection to be in need of sex. Akeneye kuzura kwa feelings ze, kwa marangamutima ye ngo abone gukora sex abishaka. Ariko umugabo wahubwa akeneye sex to be in mood for emotions. Abagabo bisanze mu kaga n'ibibazo bikomeye cyane ku isi byatewe na sex. Abagore nabo bisanze mu bibazo n'amakosa atabasha gukosorwa ubu byatewe n'urukundo. Umugore ntashobora gufata umwanzuro muzima ibintu byaje mu rukundo. N'umugabo nawe harimo sex ubwenge burabura. Ibi mvuga si imbeshya, si nkabya. Umwe mu baperezida bakomeye ba McDonald's yirukanwa zize sex. Yahembwaga ngahe? Miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika ku kwezi. Ibaze miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika buri kwezi. Sinshaka kuyavuga mu manyarwanda kuko nahita ncanganyukirwa. It's a huge money. It's a really deal. Na amafaranga nyamafaranga koko. McDonald's ni restaurant imaze kubaka izina mu bihugu byinshi bitandukanye bikomeye ku isi. Ni izina riremereye. Hani ni company toroshye. Uyu mugabo yari umuhanga birumvikana kuba umuyobozi wa McDonald's, noneho ku rwego rwa president. He's a big person. Ariko azira kuryamana n'umwe mu bakozi muri company. Icyaha kiremereye cyane muri Amerika muri policies za company zimwe na zimwe. Ibaza ariko nta nubwo ari ukuvuga ngo yaciye umugore w'inyuma, no, yari divorced, yari umudivorce, ariko ni ikosa ry'indenga kamere kuryamana n'umukozi muri company zimwe na zimwe muri Amerika. Nta kintu kibaho gishoboka yari bugurana amafaranga angana atya miliyoni 3 z'amadolari ku kwezi. Ariko urayumva bi cyangwa ntabwo uzi ubwinshi bwayo. Ariko kubera sex ubwenge buricurika. Abagore benshi muri mwe ubu mwakabaye muri ku gasongero k'isi kuko mufite potential, ubwenge, imbaraga n'ubushobozi murabifite, ariko ikosa ni rimwe gusa: gushaka nabi. Ugashaka umugabo ugukubita, ukuzirika mu nzu, uguca inyuma, ukwicisha inzara ngo no ndamukunda sinamureka. Really? Abamafiya bakomeye ku isi, ibyihebe mu bwicanyi n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge polisi bafatite ibatega umugore. Biriya mubona muri filme that's true, nukuri. Women are fighting to win a man that is not worthy fighting for. Even when you win, you are still a loser. Umukobwa kirya kimara agakora ibishoboka byose ashaka gutsindira urukundo rw'umugabo mu by'ukuri utarunakwiye kwitwa umugabo. Nubwo wamwegukana hani, ariko nubundi uracyari loser to. Ni nko kuba uwa mbere n'amanota 40. Kuba uwa mbere ntibivuze gutsinda. Gushaka mbere ntibivuze gushaka neza, believe me. Mwitonde ladies, uyu mugabo uri kwirukaho bikomeye si umugabo wawe gusa, ahubwo ni nawe ugiye kuba papa w'abana bawe. Witonde kuko ashobora gutera ibikomere the world generation. Ashobora kwangiza ubuzima bw'ibisekuru n'ibisekuru by'abazagukomokaho. Only love is not enough. Urukundo rwonyine ntiruhagije.
ahora ari ready for sex almost every day, ahora ari tayari kuri sex hafi buri munsi, naho umugore we ni iminsi 5 cyangwa 6 mu kwezi kose. Niyo mpamvu umugore atinda kubyumva iyo abonye umugore cyangwa umukobwa uryamana n'umugabo we, ati umugabo wanjye asigaye nshinyuma. Icyakubwira agakobwa baryamana se shaho ko gasa n'akantu karaho k'amafuti. Nobody cheats with somebody better than their wife. Ikibazo si ubwiza cyangwa ubwenge, no, fa kuba gusa ubusuryo afite sex gusa kandi atari bumugore ari bwemere vuba. Tekereza ibintu byose umugabo wawe yabanje kugukorera ngo akunda kubone, ukunda umwemerere ko muryamana for the first time, aguhamagara buri kanya, akoherereza amafaranga, akugurira indabo. Urumva se yabivamo kujya bikora buri gihe uko akeneye sex? Never. Ashaka nyina ko gakobwa wita kamafuti kari cheap, kari bwemere ku bihumbi 10 gusa ari bukoherereze byo kujyana muri salon. Men cheat down not up. Abagabo bacinyuma abagore babo baryamana n'abantu baraho basuzuguritse bo hasi. Nawe niba uryamana n'umugabo w'abandi wubatse ufite urugo, umenye kuri down baby not up. Uri cheap kabisa, uri hasi cyane. Nasanze sex nayo iba ikibazo hagati y'abashakanye kubera ko tumva uburyo imibiri yacu iteye bitandukanye. Ndavuga umugore n'umugabo, wenda nabyo nzabikoraho ubutaha nimbona muri comment mu byifuza. Were you blessed this morning? Hari kimwe cyangwa bibiri wize uyu munsi?